Nzovu ntakirya atunzwe n'umutima wa meya wanjye nzagukunda abanzi baganye nzagukunda shushu wanjye nyiza kagabo mbabonana cyane gutera nko muri metero cyangwa kilometero zingahe niyo mpamvu naje nifunze urareba kubita ese zuba uri gukora ni ku biryo byanjye Mia ese ni wa mukobwa witonda ukunda kungira inama mbese ni wa muntu nabonye w'umukobwa uberanye n'igihe cyacu kandi Mia nawe ni umusitari sibyo hari undi mukobwa wabona wambaye gutya barimo kunyereka amatako n'abandi biki bambara amapantaro kagenda batega yambaye ijipo imeze nk'iya kirokore ariko ku gihe cyanjye ukuntu yadodesheje kugira ngo njye ndeba aha hantu kubera urukundo yankunze ariko bana yanjye se meze Mia wowe wakunda iki metre Nzovu atanga keya n'umurebe gutya akwitaho noneho keya buriya zo mu oyi mpamvu mane mba kubera ukuntu mukunda cyane mba nyine kumureba mane mba numva bineye isoni numva nyine sente nzi kureba umuntu wundi hari ikintu biba ni iki wakundiye nyine Nzovu atanga keya buriya n'umurebe gutya Nzovu impamvu abakobwa bamwirukaho nuko atanga keya nk'uko bisanzwe ni ibiganiro tubategurira bitandukanye aho tugenda tuganira n'abantu nyine batandukanye kandi subscribe ukore like ndetse unadufashe gusharinga ni Up Rwanda Radio TV uyu munsi rero twabashije kwegera umustar Nzovu Maître Nzovu aho yabashije kuzana n'umukobwa ngo muri no minsi bari kubyumva kimwe ahubwo bazanyica abagabo bazanyica abagabo kubera uyu mukobwa uyu mukobwa reba sha reka mubanze mutwibwire ni of course kuri screen turi kumwe na Maître Nzovu ndetse n'umukobwa bakundana nitwa Mia ndabona we na Nzovu bimeze neza turi gukundana nyine nta kibazo tumeze fresh Nzovu umukobwa mukwehe nuri imisozi ndayimanuka ndenga imbibi z'amazi noga inyanja ariko mpita mbona umukobwa mwiza bita Mia uberanye n'igihe cyanjye ngezemo cy'ubusitari umukobwa uberanye n'igihe cy'ubusitari Mia none se we na Nzovu bimeze bite ba nyine bimeze neza turakundana nta kibazo niwe mugabo nabonye mwiza nzitira abandi ko urabona niwe nahisemo urumva ararenze muri iyi minsi niwe turi kumwe kandi nubwo ari muri iyi minsi gusa nyine tuzahora dukundana ariko se Nzovu ukavuga atakureba ibi bintu nibyo shabyiba nibyo nyine nibyo ijana ku ijana nibyo ubu musore gushaka Mia azeyuke Nzovu tayari umva nabe yagiye baye ndamusezeye kuko ubu ngubu mfite umugabo nyine niyo mpamvu noneho turi kubona Nzovu aba yaje yifunze nk'umusirikare yazinze ni sawa rwose ubwo mba niteguye no kurwana nyiza kagabo mbabonana cyane gutera nko muri metero cyangwa kilometero zingahe niyo mpamvu naje nifunze urareba kubita ese Zuba uri gukora ni ku biryo byanjye ese Mia na Nzovu mwamenyanye nyine twarahuye arankunda niwe wabanje kunkunda mbere ako nyine ntago nabonye yuko ankunda nuko yabanje aranabimbwira nuko twahuye aranireta nyine nanjye birangira nguyemo ariko Nzovu ejo bundi ko nari ndi kubona interview bivuga ko ukundana n'undi mukobwa wawe kandi bije bita
urabona umusore iyo ari mu rukundo ugomba gukunda nk'abakobwa nka batatu ukazahitamo umwe. Murabona akundanye nabo rero umukobwa nahisemo ni Mia, niwe nabonye wanguye ku mutima wanjye, numva ndamukunze. wundi se abo bandi abo bandi ndabasezeye. uwo turi mu rukundo kugeza ubu muri abo batatu dore uwo nakunze nguyu, sibyo? Dore nguyu abo batatu nyine, ubwo ninjye wa gatatu. ni iki cyerekana ko mukunda? ngewe arabikubwiye nanjye ndabikubwiye, sibyo? Yabikubwiye, sibyo? Nanjye ndabikubwiye. Turakundana rwose, ahubwo duhane n'ibiganza. Buriya nibyo byerekana ko abantu bakundana. none umva ni ukuvuga yuko nyine nsumba aba bandi bose waterekaga. urabaruta rwose, ahubwo bigireyo bagenzi, umva babe babyumva. niwe ugiye kujya ku mutima wanjye kabisa, sibyo? Sinzaguca inyuma, nzaguca imbere. ubwo se nuca inyuma sinzabikora, uzanca imbere. imbere nyine nzahora ngenda imbere yawe, humura, sibyo? uncunga ujya inyuma, ucunga aho nyuze, wabona ngiye gutana ngiye ku bandi bakobwa uhita ukubita vuba vuba. nawe nyine ntuzayobe ujye muri abo bandi. oya ntabwo nzayoba, naguhisemo nkureba Mia. nakubwiye ko nazamutse imisozi. utamureba Nzovu, icyo kintu ndacyakibaza. impamvu ni ibyishimo, afite ibyishimo byandenze, sibyo? nzagutetesha ngutoneshe, sibyo? tazaca inyuma. oya igihe uzaba untwitiye n'umwana, uzaba utakibashije, urabona uyu mugore atwite ntabwo abasha kunama, nzamfata ibirenge byawe nshyire mu ibase nkoza ibirenge, sibyo? ari kureba umugabo mwiza, ndabyishimiye kuko nakubonye. reka bw'uyu mugabo mwiza nk'ukunda umukunda, sibyo? icyambere iyo unkunda nanjye ngomba kugukunda, sibyo? niyo mpamvu wandutiye abo bandi bose twari turi mu rukundo. abo bandi nabateye agashoti, nibagende nyine nibasagaruke gusa. hanyuma Maître Nzovu na Mia turabyishimiye kuba mukundana, ariko Nzovu reka tukuvugisha ku giti cyawe. Nzovu, ubundi ko werekana abakobwa batandukanye, ntibizageraho bakagutakariza icyizere? oya ntacyo, ubu ngubu ubona amaze gukunda byarangiye. iyo wamaze guhitamo, sibyo? ahubwo igisigaye ni ukubyereka ababyeyi, byangombwa tukazajya mu murenge. ndumva uyu mukobwa bita Mia niwe mukobwa undi ku mutima. oya nabyemeye, njye mbyemeye aka kanya. ubwo abantu bose mbabwiye ko itariki nayo turava hano tuyivuze rwose, cyangwa tuzayivugana nyuma nta kibazo. ese Nzovu ufite imyaka ingana? imyaka ubwo ni ya myaka nyine y'ubutoya yo kugomba gushaka. ngeze muri ya myaka yo gushaka. mfite imyaka nubwo ndengeye maze kurenzaho gatoya, kandi umugabo nukuze, sibyo? niwe umenya iby'urugo. burya iyo umuntu akiri umusore ntamenya ubuzima bw'urugo, ntiyatunga umugore. aho ndi muri ya myaka nka 30 n'ingahe. ufite imyaka ingahe byo? 32. 32 Nzovu? ufite imyaka 32? ndacyari mutoya. ufite n'imvi? imvi izi ni iz'ubukire. uzakunda icyo kigisa gutya utari umukire. azakira kubera imvi zaje kare. aya ni amafaranga. nta mafaranga azakira. ubu se n'icyo wakundiye Mia? ese ni wa mukobwa witonda, ukunda kungira inama, mbese ni wa muntu nabonye w'umukobwa uberanye n'igihe cyacu. kandi Mia nawe ni umusitari, sibyo? hari undi mukobwa wabona wambaye gutya, reba arimo kunyereka amatako, n'abandi biki bambara amapantaro kagenda batega, yambaye ijipo imeze nk'iya kirokore. ariko ku gihe cyanjye hari ukuntu yayidodesheje kugira ngo njye ndeba aha hantu kubera urukundo yankunze. ariko bana yanjye se
Meze Mia wowe wakunda iki metre nzovu? inzovu atanga keya n'umurebe gutya akwitaho noneho keya buriya zo mu oyi impamvu mani mba kubera ukuntu mukunda cyane mba nyine kumureba mani mba numva bineye isoni numva nyine sente ana nzi kureba umuntu wundi hari ikintu biba Ni iki wakundiye? nyine inzovu atanga keya buriya n'umurebe gutya nzovu impamvu abakobwa bamwirukaho nuko atanga keya buriya kwitaho ukamenya imba wariye imba waryamye imba wakarabye gusa hari undi mugabo wabikubwira muri iki gihe ko baba bafite shuguri y'akazi rero inzovu wo kwitaho kazakubaza waryamye sheri woze bimeze ute imba warwaye kwa muganga akakwitaho akakujyanayo niyo mpamvu nyine nanjye namukunze mpita mwiyumvamo Hoteli Mitoma nzovu. inzovu ndagukunda cyane babizi ndabona usa nk'izuba iyo uza kuba utaravuga asa nk'izuba iyo izuba rirashe mu gitondo zari kuntu bari rimeze neza rero niko nawe asa Bose nzovu nayo itera Mitoma twumva. Miya wanjye nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi nzagukunda nka ka kazuba k'agasusuruko karasa mbese ka kandi bashyiraho abana bagatangira bakabona vitamine sibyo ni ibintu ni byinshi cyane kandi meya uzaba uri hafi y'umutima wanjye uzaza uryama mu gituza cya Burahamu no kuri kwima uzumere gutya niryame mu gituza cya Burahamu umve ukuntu gitera neza mbese Ariko bana yanjye ese niko nzovu ubu we na Mia mu rukundo murateganya iki? Urukundo ibyo duteganya mu rukundo rwacu ni ukuzaza mbese amba hafi nanjye nkamuba hafi nimba ashaka gusohoka nkamusohokana mbese nkamwereka utuntu twiza kugira ngo wenda kugeza igihe tuzakorera ubukwe kugira ngo wenda hatazagira abandi bakagira ibindi bamushukisha mbese ni ukuvuga ko mu rukundo rwanjye nawe icyo azakenera azakinsaba nkemuye kugira ngo hatagira abandi basore bakimuha kugeza igihe none tuzabanira ubu ntabwo turi abana turacyari mu rukundo. Ubuse mumaranye igihe kingana iki? Dukundana ntabwo ari igihe kinini kandi ntabwo ari igihe gitoya ndumva ni nk'amezi nk'atatu dukundana kuko turi mu kwa 11 twatangiye gukundana nko mu kwezi kwa 8 kwa 7 kurangira. Ariko nzovu ugira abakobwa banga bundi ukundana nabo? Ubu ni umwe aka kanya ni umwe aho babiri n'abateye ishoti bagiye babiri niba bigende ubwo bagende nimba bari no kunyumva nimba barimo gukurikirana ni TV nimba barimo kunyumva mbese bahite banyumva uyu niwe undi ku mutima sivyo benshi burya bakuze muri filime ya Maître Nzovu abantu benshi bakuze muri filime ya Maître Nzovu byagenze bite? Okay. Maître Nzovu yagezeho irahagarara buriya filime yari nziza Maître Nzovu yarakunzwe buri kintu iyo kiza kigeraho akagira mbese abakirwanya abagira bate mbese biba ngombwa ko ihagarara ihagaze ubwo natwe abari abakozi bayo bamwe na bamwe baraduhagaritse mbese urumva Igwe Media itangira ikazazishyira ibintu by'ibiganiro filime Maître Nzovu ibihagaze gutyo. Igwe Media ikora ibiganiro none se icyabiteye nyamukuru niki? Icyabiteye urabona Maître Nzovu hari umugabo bita Rocky niwe wayisobanuraga noneho ko Rocky yagezeho ahagarara ayihagarika kutayisobanura filime bayiha Pika yisobanuye abantu ntibayikunda iratangiye igira views nkeya ariko bigezeho Rocky nawe arongera agaruka kuyisobanura agarutse kuyisobanura Rocky bamuha episode tugera muri 10 n'utundi turenga bamuha amafaranga aragenda yifatira amafaranga ntiyayisobanura ubwo atayisobanuye rero
ubwo ba nyiri filime babona views barimo kubona ni nkeya, barimo guhomba, barimo guhemba abakozi, barimo kugenda gute, bagira gute, barayihagarika. Bayihagaritse rero ubwo ngubwo ariko muri iyi minsi mu binyamakuru cyangwa iki numvise bavuga ko Rocky bagizeho baramurega, bajya mu manza, ariko Rocky ngo yaratsinzwe, ubwo ngo hari amafaranga azishyura Igwe Media. Ubwo rero nuko bimeze rero. Nuko bimeze. Hanyuma reka tugaruke ku rukundo rwe na Mia. Tubwire buriya hari iyo umuntu akunze undi, hari ibintu bavuga ngo kuri uyu muntu nkunda ibingibi, nkunda ibingibi, nkunda ibingibi. Ni ibiki Mia afite ukunda? Okay, buriya ngewe Mia icyo namukundiye, urabona hari ukuntu umuntu ushobora kumukunda nawe yajya kugukunda akareba, hariho muri iki gihe abareba amafaranga, abareba ko nimba ufite amazu cyangwa ufite imodokari, ariko Mia icyo yankundiye ntabwo yarebye ibyo byose nta n'ibyo mfite. Yarebye urukundo, aravuga uriya muntu wamukunda, ntarebye yuko afite inzu, ko ngenda kodesha, nta modokari ngira, nta na moto. Niyo mbese urebye nicyo cyatumye, ntabwo yarebye ibyo byose ngo nk'ibyo abantu b'iki gihe basigaye bareba, hari umuntu ushaka kugukundira ngo ufite imodokari, ufite inzu. Oya, we yankundiye umutima we, umutima niwe yarambonye yumva arankunze. Nta nubwo yanarebye ati harimo ushaka kugukunda avuga ngo uriya mugabo ni muremure rikamukunda, ariko ngende umugabo mugufiya menya ashaka ko yaranankundiye n'ubugufiya bwanjye. Niyo mpamvu nayo nanjye nzamukunda. Ntabwo yarebye bya bindi abantu benshi basigaye bakundira umuntu kuri iki gihe. Rwose nanjye niyo mpamvu nzamukunda, sibyo? Ati ngiye ndi umugabo mugufi ashoboye kuba yarankundiye ubugufiya bwanjye. None se Nzovu wari uvuze ikintu cyo kubanga abantu bakunda abagabo barebare ngo no kuba naho ari mugufiya, ibyo ngibyo ubundi hari icyo ugiye unabitekerezaho cyangwa ngo wumve birakujene? Oya, ntago binjenye. Ubundi icya mbere ushima Imana uko yakuremye. Nimba narabaye mugufiya, Imana niko yabishatse, kandi ubugufiya bwanjye ni nabwo butuma abantu bankunda. Abantu aho nyuze hose, enda ni nabwo bwatumye nkina filime, ngira gute, wende iyo nza kwa ndi muremure simba nakinye filime, kandi nabyo byatumye uyu mukobwa mwiza ikibasumba anankunda, sibyo? Niyo mpamvu rero Imana ahubwo nayishimira ko yampaye ubugufiya. Ngaho se ririmbira Mia. Umva unteze umutego da. ndirimbira Akaririmbo nandirimbire nk'umuntu ukunda nyine muririmbire. muririmbira akaririmbo. Namukubise imitoma. Indirimbo nzayimuririmbira mu bukwe bwacu cyangwa twagiye mu murenge, mfite gitari, nazo mfite gitari, sibyo? Oya, nzamuririmbira ariko aka kanya, sibyo? Ntabwo ibintu byose nabikwaye imwe. Namukubise imitoma, umugore mwiza, mutima w'urugo, sibyo? Nzagukunda abanzi baganye. Ubwo urebye ahubwo n'indirimbo izaba imeze gutya, ariko hari utundi dutero nzagenda ashyiraho, sibyo? Ariko nshaka akaririmbo k'urukundo gato. Iyo niba bari amasegonda iririmbire Mia. Oya. Umva ndirimbira. Nzakuririmbira ubutaha. Ntabwo nabyiteguye. Ubuse Mia yaririmbira Nzovu. Ubwo nawe nandirimbire rero. Njye nambwiye ko nzamuririmbira. Ndirimbira ubutaha, yanze kundirimbira. None ngo muririmbire, umva nubwo ngukunda pe, ariko wabyanze. Wanze kundirimbira. Umva ndirimbira kuko mbasumba n'ubundi ngomba kundirimbira. Nzovu ntakirya, atunzwe n'umutima wa Mia. Mia wanjye nzagukunda, abanzi baganye, nzagukunda shushu wanjye. Ndabakira. Uru rukundo ni injyana. Umva ngaho se Mia nawe ukora mu nganzo. Nanjye ndirimbira mu nganzo.
genda agashatse ako kanya afite ibintu yo kumuririmbira hafi nubwo mukunda pe hafi ari ikintu yo kuririmba. noneho hari abakobwa burya njya numva bavuga ngo burya ngo abakobwa ngo iyo bakunze ngo iyo bakunze ngo umutipe ngo hamukundiye ngo ibintu runaka ngo umutipe ufite fresheri ngo uri umutipe umeze freshe tubwira ibintu hakunda inzovu. Rega kuvuga ngo umutipe ngo ufite freshe cyangwa iki utareba umutima w'umuntu niwe wa mbere w'umuhungu. Ushobora gukunda ngo undi mwiza ngo ufite fresheri uvuga wapi ibyo ngibyo ntabwo ari byo tuba dukeneye urukundo rw'umutima w'umuntu. Nzovu yamaye umutima we nanjye ndawakira kandi yawumaye n'umutima mwiza nyine. Kandi ikindi cya kabiri buri umuntu kwitaho ntabwo wamunganya na wawe ngo wiyitaho wakakwibagirwa. Twese abakobwa dukunda umuntu twitaho. Niyo mpamvu rero namuhisemo Nzovu kugira ari we wenda dukundana nibicamo neza nk'uko ari kubivuga ni ukubana nkamubyara n'utwana nka dutatu. Nzovu we n'abana banga cyangwa mwabuze batatu. Abana batatu nanjye abo batatu ndumva aribo nanjye nshaka enda abahungu babiri n'umukobwa umwe. Abo bana nibo mbese abana burya bakeya nibo ubona ibibatunga ukabarihira amashuri sibyo mbese abo bana batatu nanjye ndabemera. Nzovugira abandi bana gira abandi bana usibye abana nabyaye muri batisimu bane nibo mfite bonyine ariko nta bo muri batisimu nyine ngende umugaturika rega muri batisimu hari ukuntu tubyara abana ndabizi none mfite bane nabyaye muri batisimu. Na wawe se ubwo urimo ra n'abanjye kuko nababyaye muri batisimu none si iby'abana muri batisimu niba ari abawe ubwo noneho uri papa wawe muri batisimu. Muri batisimu ni twebwe mu bagaturika turabyara ubwo ariko nzakubyaza abo mu nda apana bo mu gaturika mu bagaturika higo rwose ntabwo se mu bagaturika wowe ufite iyo banga nawe nawe cyangwa rwose njye ndacyari isugi mu bagaturika cyangwa wasengeraga muri ADPR mu barokore ahubwo ugiye kuza mu bagaturika kubera wowe rwose ko wirinde uzaburetse kubabyara uzababyare tumaze gushyingirwa sibyo ari uzatangira kubyara mu bo mu bagaturika mu bo mu bagaturika none umudamu ntabyara mu bagaturika uzabyara abakobwa gusa nanjye mu bagaturika nabyaye abahungu bane nawe mu bagaturika uzabyara abakobwa kuko ntiwabyara abahungu kandi uri igitsina gore ubwo nzabyara abakobwa gusa nanjye mbyara abahungu abo tuzabyarana bazaba ari batatu gusa. Batatu barase ko abo tuzabyara mu nda nanjye nawe byara muri batisimu nta kibazo kabisa. Kandi ugomba kumpindurira idini nimba wasengeraga mu barokore muri ADPR mu bagaturika kuko umugore aza ku mugabo umugabo ntabwo ajya ku mugore ariko niyo umuntu abona mureba nabona mukunda turakundana wallahi warahe wakibaru turakundana. Baririmbisha pore gashana atwaye umukobwa ni mwiza nimba ngiye gushaka aba bodyguard nimba ngiye gushaka aba pampe bazabandinda uzashaka aba pampe uyu mukobwa ngomba kuzamuza bashaka kuzabankubita buri kanya ushaka nk'ibisore nka bitatu nzaza mpemba bikangenda inyuma baba pampe nubwo ushaka aba pampe se ako ntuzagira ikibazo ntabwo bazantwara urumva n'ubundi niwe nahisemo urumva n'ubundi ntabwo nzagenda abo bapampu zabo bihoreye pe nzabareka ndi kubona Nzovu ari kugenda kwitegereza ega n'ibyo ugomba kureba umugore wawe ukareba uko ameze ahantu hose mbese ahantu hose turagiteganya ariko si vuba ubu turacyari mu rukundo ntabwo ari vuba gusa bizafata igihe kingana ikimaze neza ko ari vuba oya tumaze amezi 3 reka twihe nibura amezi nk'abiri tubanze dushaka 5 sibyo tubanze twegeranye ubushobozi ubukwe ni igikwe ni ikintu gikomeye cyane sibyo
turacyaganira na Maître Nzovu ndetse na Mia. Nzovu tubwira ko akundana na Mia. Nzovu watubwiye ko mumaranye amezi 3 mukundana. Ni biki Mia yagukora utazibagirwa? Ibyo yankoreye njyewe nakubwiye ko njya kumubona nazamutse imisozi, manuka imisozi, ngera ku mazi, ndenga imbibi. Mbese icyo yankoreye njyewe ubwa mbere nkimara kumubona yaramfashe anshyira mu gituza cyiwe, numva ndanezerewe, sibyo? Mbese nta yankoreye ikintu cyiza ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Buriya ababyeyi baravuga ngo bakunda no kujya inama bati bana bacu ntimuzakora amakosa umunsi w'uko utaragira ngo murye avance. Ubu namwe ntabwo murarya avance? Oya, nta avance rwose, ntayo rwose. Ubwo ibyo ni nyuma y'ubukwe rwose. Ubu ngubu rwose nta kibazo rwose. Nyuma y'amezi 2. Nyuma y'amezi 2. Nyuma y'amezi 2 tuzabikora. Ndabona mwari mwaje mwambaye n'imyenda, umupira w'umweru, ijipo y'umweru. Hari ukuntu tubara twenda gusa. Tuba twajyanishije nyine nk'abantu bitegura kuba abagore n'abagabo. Tugomba nyine gukunda ibintu bimwe. Ngewe ubutumwa nabwira abantu cyane ndibanda kuri bakobwa babiri nakundanye nabo, ko ngewe banyibagirwa bakareba ko uri mu rukundo ugezweho ni Mia. Ngiye mboneho kubwira n'abandi bakobwa bandi bari bafite gahunda yuko nakundana nabo, na nyuma yabo babiri nabo bagombe babyibagirwe. Dore umugore uzambyarira abana 3 nk'uko twabyemeje, ahubwo mbisaba Imana, tubisaba Imana nk'uko dutekereza 3, Imana izaduha abo bana, iduha abahungu 2 n'umukobwa umwe, sibyo? Kandi iki Imana yisabye irakigwa. Iyo yisabye ikintu ugikwiye ku mutima, Imana irakiguha. Ubwo ngubwo rwose banyibagirwe, nanjye mbibagirwe. Dore umugore uberanye n'igihe cyane ngezemwo cy'ubusitari n'uyu nguyu, sibyo? Kandi bategereze n'ubukwe bazabubona rwose. Twitwereze tugere gute dukora ubukwe bwa mbere muri Kigali. Nawe se nyine ikintu natangariza abantu, wari ufite gahunda yo kumbwira ati tujye mu mago, ntago mukeneye ubu, mfite umugabo ubu namubonye, nibitegure yuko tugiye no kuzakora mariage nziza cyane cyane umugabo wanjye. Ubwo rero abari bafite gahunda yo kunkunda nibihangane. Bye mbasezeye. Bapepere. Bye. Bapepere. ngoki Bye mbasezeye. Rumba rero N'abapepera birukane nyine abatokeshe mu izina rya Yesu. Bonye umusitari Maître Nzovu. Nanjye ndumuririmbyi, ndumusitari uririmba indirimbo. Nanjye ukabananiye kumuririmbira. Umva nyine iyiwe cyo kwitangaza none ahangaha bagata bayikorera cover cyangwa bakayipirata. Niyo mpamvu uno nitujya gukora mariage nzete nyimuririmbira ubukwe bwacu buzaba burimo iyo ndirimbo. Ubwo urumva rero abazaba bakeneye kuyireba kuyumva yanjye n'ubukwe bwa Maître Nzovu, ukora subscribe wandika Mia Official kuri YouTube Mia Official, ugatureba indirimbo zanjye, ukareba nyine urukundo rwanjye na Maître Nzovu n'indirimbo vubaha nyuma y'amezi 2 zabigiyeho, ariko no kugenda bakareba n'ibindi bikorwa biriho. Baba bakoze cyane. Gusohora indirimbo yitwa urukundo rwa na Maître. Niyo igiye kugerwaho ubu ngo muri iyi minsi no kugenda bakandika Mia Official kuri YouTube, bakora subscribe, maze ubundi bagakomeza bagashaho na comment. Maître Nzovu ubukwe bwacu buzaba ari fresh. Ubu twitega indirimbo yawe na Mia. Nzabitwika mwana. Nawe uzaririmba. Nanjye nzaririmbamo. Azandirimbira nyine nk'umugabo wanjye, nanjye muririmbire nk'uhanjye. Okay, reka tubashimire rero ko mwabanye natwe nakagaruka. Tubibutsa gukanda subscribe ndetse na like, ubundi dukomeze tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.